muzamvugishe nyuma yo mukino bambujije urumva ntago uwo muri Kiyovu oya niwo Gasogise n'uwimwe muri izo kipe nyine gusuka kwa mbere nyine abakunzi ba izuba radio mutubwire tubararikira uwo muntu ari ibanga bararikire mwibanga ubwo sibera mwebwe mutaza buriya itangazamakuru y'umuntu agusabye ati ibi bintu bibe secret biba secret biri perfect kandi babinumvikana reka tumwitege ahubwo wenda gato tugikomoza kuri uyu mukino wa equipe ya Rayon Sport perezida w'iyi equipe hari icyo yasabye abakinnyi abibutsa ko Rayon Sport ikiri yayindi naboze mbona mu mugoroba batambutse yakoranye imyitozo nabo i Rubavu ajya mu kibuga avuga ati je nifatanyije namwe kugira ngo tubereke ko tubashyigikiye kandi dukeneye bari motivation arababwira ati ako reka nze ndaya amagambo yatangaje buyareba ariko amagambo yatangaje tunayibutse ko uyu mu president wa Rayon Sport yagiye rwose abantu bamwe baravuga ati umuntu wirwaga abo baravuga ati wivugiraga ishapure ikintu wamubaza n'ishapure ati nge nabyirutse numva Rayon Sport sinigeze nyikurikira ariko nyine kuba yatangiye kujya mu kibuga biragaragara burya ikintu namaze kubona kuri perezida wa Rayon ashobora kuba ataraza umupira ariko azidiru azi gukora amadiro oya no kurebya amadiro ya Rayon Sport akubwira ko atigeze akurikirana iki na football ntayigeze yicuruza ariko ayikoramo ariko nyine ibintu byose yahise abifata muri diro niba yarakoranye diro n'ari amakampani yose oya yigeze mu ikipe ukabona nyine uko Rayon Sport ikintu cya mbere nka ikipe nka Rayon Sport yo ikiba kigaragara yurimo nabikorwa naguvugwa uza amagambo uyu perezida wa Rayon Sport yatangaje yagize ati simfite byinshi byo kuvuga twatsinzwe urugamba ariko ntitwatsinzwe intambara Rayon Sport ni Rayon Sport ubu tuje hano gukina umukino wo gupfa no gukira ntituje gusebera hano Rayon Sport ni ikipe yubashye simvuga menshi ejo nkeneye ibitego mbifurije amahirwe Imana yacu izabe mu ruhande rwacu anasoza yibutsa abakinnyi ko bashyigikiwe n'ubuyobozi bw'ikipe ndetse n'abafana muri rusange bakaba babafitiye icyizere ibyo yabivuga atabivuga rero ari umukino herutse wa mukino wa ufungura shampiyona banganyije kimwe nabwo kimwe cyabo cyatsinzwe na Kibungo kuri kufura uyu munsi Kibungo ntawe uhari uyu munsi ntawe uhari Muhire Keve ntawe uhari ariko Ruvumba arahari Mutatu arahari Ruvumba nabonye yaje ameze neza Ruvumba arahari ameze neza Mambote abantu bashobora kuza gutungurwa babonye Mambote mu kibuga na Sugira arahari urumva na Mutatu umwe mu basore baza kwitegwa cyane Mutatu bamaze kwemeza bariyo mu byukuri nubwo bamuzanye bavuga ati uno muntu Sadata tuzane yavaniye muri Gasogi ari kiraje kudufasha ariko kugeze kuri no munsi Mutatu undi mukino Mutatu nta kipe utamwifuza Jean Vital Orega from Mazembe nabonye match ejo bundi Vital Orega yakinnye ejo bundi ajya abantu nibavugaga bati Jean Vital ngo Jean Vital Orega ngo nta mwanya yazabona muri Rayon Sport ariko se twabonye urwego rwa Vital uko biri kose ariko Mazembe ni ikipe urafata ikipe ijija mu gikombe cy'isi cy'amakrebe ikaza ari nk'iya kabiri ikaza ari iya gatatu urumva iri ku rundi rwego byonyine no kubura umubencheri muri Mazembe birahagije kuba wanaza mu makipe erega uyu Vital Orega ukurikiye parikuru yewe yigeze kugira igihe agira imvune itaramwemeraga kugaragara mu kibuga ari nacyo kintu cyatumye mu bencheri kuri Mazembe kandi ubundi ntiyari mu bencheri yabanje mu bakinnyi babanza mu kibuga mu bakinnyi bakina muri Mazembe ariko ikibazo cy'imvune nyine kiza ku zari abantu disimvune zabaye bari bafite kariyeri kuzamuka wenda muri iri tsinda twavuga ko ariyo match irimo yashyuhije abantu benshi nyuma yaho Rayon Sport itsindiwe na Kiyovu Sport iyi match ku bwanyu ngiye kuko ndaza kubona ndabona ko ari match ikomeye Rutsiro ntabwo ari ikipe ije guharira cyangwa se kuza korohera ikipe ya Rayon Sport ntabwo ari ikipe ije korohera ikipe ya Rayon Sport twabivuze igihe kinini turabwira ati uyu mutoza bita Bisengimana Justin witurije utari kuvuga ibintu byinshi mu itangazamakuru sibyo ndi kukubwira ari gukoresha intwara afite kugeza ubu ni mu kibuga maragenda akituriza abantu bakavuga yewe bakavuga ariko we
agatanga igisubizo cy'ibyo bibazo byose mu kibuga. gusa ku manota yaba ane. neza Rayon Sport imanutse hariya i Rubavu nibyo ntabwo ifite Emmanuel Niyibizi Kibungo. ntabwo imufite ntabwo ifite Muhire Keve rundi ntawe urimo gusa mu ikipe ya Rutsiro kugeza ubu nta mukinnyi n'umwe udahari. swadi iruzuye yose Gusa- Squad Njyewe- yose nta korona Squad, nta mvune nta kibazo nta na n'ikibazo kimwe gihari. cy'inzara. noneho barayiseye bakavuga ati Rutsiro ntabwo iramenya gukina kuri tapi urumva ariko Kiyovu se bayikaragiye. inguni ikipe ahubwo gasogi se bayikaragiye banganya kandi Bugesera hirya imbere y'itangira icyo navuga kuri uyu mukino ntuza reyo Rutsiro nishaka ibiri muri kondisiyo zimeze zite reyo nta excuse ifite mu gutakaza uyu mukino kabisa. oya rero nta excuse nta ifite. excuse gutsindwa na Kiyovu ugatsindwa na Rutsiro uri ikipe nka reyo arega ni umukandida w'igikombe rero Sije n'umukandida w'igikombe ni n'umukandida w'amarushanwa nyafurika. ibintu byose birahengamira kuri Rayon Sport gutsinda uno mukino byanze bikunze ariko ntago ifite kugenda yiraye cyangwa kugenda yishyize hejuru ngo Oya. tuje gukora Hanyuma iyi oya ntabyo defense- kwirara nicunga gato Rutsiro njye cyo navuze icunze nabi Rutsiro yayinwa n'atatu yayikuramo ubwugarizi Ariko- bwa Rugwiro Erive murabuvuga hiki. Rugwiro rero urebye urebye bashiramo indi shuwa buretse aze gushyuhure. Rugwiro ni umukinnyi w'umusiniya ni umukinnyi w'umusiniya umaze kumenyera amarushanwa kuko yakiniye mu makipe akomeye menshi cyane ariko iyo ari mu kibuga nawe ubona afite utuntu ko guhuzagurika gushyuha kuri uyu munsi niyo shuwa ihari gusa nibyo ni ukuvuga ariko ubundi bajya bavuga ngo ubwataka defense nziza ibera muri atake reyo ifite atake iri tayari. Hanyuma wenda tuva kuri iyi ekipe kugira ngo Eric aturebere no mu itsinda rya mbere uburyo bihagaze. Uyu muhungu wa Mateso Nishimwe Blaise wavuga ko ari umwe mu bakinnyi beza ikipe ya Rayon Sport ifite muri iyi minsi ntabwo yababeshye. Nahoze mubona urabizi ko Mateso ari umutoza wungirije muri Mukura ariko nahoze mbona Mateso ku myitozo ya Rayon Sport y'i Rubavu mu masaha yatambutse yari ari kumwe n'uyu musore wambwira ati muhungu wanjye jya mu kibuga wigaragaze. aya niyo mahirwe ubonye niwo mwanya ubonye no gukombenga ko waza muri ekipe nationale. amubwira ati ubushobozi bwo gukinira ikipe y'igihugu urabufite umwana na se wenda hari icyo biri buze gutanga. hari igihe harya Mateso hari ikipe yatozaga uyu muhungu amutoza bari wenda kumutsindaho ngo niwe utsindishwe urutsindisha ikipe. Hanyuma mu itsinda rya mbere oya tukiri muri iri tsinda hari n'undi mukino nawe ukomeye cyane ikipe ya Gasogi United iraza kuba ikina n'ikipe ya Kiyovu Sport ku isaha y'i saa sita n'iminota 30 wo mu kanya rwose umukino urabo